Abakunzi bacu b'Isaro Life TV twongeye twagarutse, banje kubasuhuza abakunzi bacu tubana hano buri gihe ku Isaro Life TV. Uyu munsi rero nabateguriye urwungano rw'amaraso. Urwungano rw'amaraso ni bijyanye n'imigendere y'amaraso mu mubiri, dusanga ko mu mitsi harimo inyuramo amaraso byo bita veine et artère, n'indi inyuramo amatembabuzi ariyo bita lymphe, niyo ya nyuma yo yitwa vaisseau lymphatique. Ayo matembabuzi ni nayo kuhira imikaya cyangwa inyama z'umubiri, ikabobera ikabamo amazi. Imitsi iyatwara ni myinshi cyane kuruta ijyana amaraso. Iyo mitsi iyo ariyo mu mara bayita cano shurifere, ikaba ariyo inyunyuza ibinure n'amaproteine n'amasukari biri mu byo umuntu yariye. Iyo bigeze mu mara, iyo mitsi iriho utuntu tumeze nk'uduheri tugiye tuyibaho cyane cyane aho ishamikiye, aribyo bita ganglion lymphatique. Tugakora akazi ko gutangira udukoko dutera indwara aribyo bakunze kwita microbe, maze mu gihe cyo kurwara kw'agace runaka k'umubiri tukabyimba, nibyo bita intakara. Kumva umuntu yavuze ngo yagize ngo intobo cyangwa akandi kantu. Igihe cy'uburwayi bukomeye umurimo watwo uraturenga, maze utwo dukoko tukagera mu maraso, hakabaho ibyo bita septicemie, aricyo bivuze cyo ukurogwa kw'amaraso, bikagaragazwa n'umuriro mwinshi ukururwa n'izo mikorobe zageze mu maraso cyangwa uburozi bwasutswemo nazo. Izo mikorobe zibaye nyinshi mu maraso bitera ibibyimba ahantu hamwe na hamwe mu mubiri, cyane cyane mu nyama zo mu nda. Iyo byageze aho bishobora kwica umurwayi. Aha ntawabura kuvuga ko nta gakoko gatera igituntu bita bacille de Koch gashobora gutera septicemie. Izi septicemie zishobora kugira inkomoko mu mura nyababyeyi igihe habayeho gukuramo inda hakoreshejwe ubugome cyangwa imiti inyobwa n'ubundi buryo bukoreshwa n'abakuramo inda kuko bazitwaye batabyifuza, nko kubyarira mu cyaro ukabyazwa n'ufite, no kubyarira mu cyaro ukaba wabyazwa n'ufite intoki zanduye. Ibyo nabyo bishobora gutera mikorobe. Umubyeyi wese utwite agomba guteganya kubyarira ku ivuriro rimwegereye, kuko nibo bashinzwe gukora umurimo wo kubyaza, cyane cyane muri maternity. Iyo ndwara ya septicemie ishobora kugaragazwa nanone n'ububabare bwo mu nda, kuruka indurwe n'amaraso mu gihe zageza no mu gifu, kugira agahinda n'inkari zitukura cyangwa z'ikigina, kugabanuka kw'amaraso iyo wayandujwe n'imbeba. Igihe uzikozeho ugira ububabare n'umuriro mwinshi rwose, umuriro ugenda ukagera ku gipimo cya 40. Kuribwa mu mutwe, kuribwa mu ruti rw'umugongo, cyane cyane mu gace ko hasi, niyo bita rachialgie. Kurwara mu muhogo, kuribwa mu ngingo bigera ubwo bivamo rubagimpande, indwara zo guta umutwe igaragazwa n'imivurungano mu myumvire, aribyo bita trouble sensitif sensoriel et physique, cyangwa bikabyara ihahamuka, nicyo bita traumatisme. Umuntu ashobora gupfa mu buryo butunguranye. Iyo umuntu arwaye kanseri, ayo matembabuzi niyo ajyana
udukoko twayo mu bindi bice bitari byandura. Iyo niyo mpamvu nk'iyo umuntu arwaye kanseri yo mu ibere baribaga bakarikuraho, ariko badasize na twa dupfundo bita ganglion zo mu maha munsi y'ukuboko. Umutsi munini wo muri ubwo bwoko nturenza santimetero 1 y'uburebure. Murumva rero ko ibibazo byo mu rwungano rw'amaraso nabyo bakunze banjye b'Isaro Life TV nabyo nibyo kwitabwaho, biba bihambaye cyane. Utabyitondeye byagukururira ingaruka zo kugera ku rupfu. Hari indwara rero zimwe na zimwe zikunda gufata urwungano rw'amaraso. Imwe mu zo nabateguriyeho icyo bita sida. Kuri izi ndwara dusanzwe tumenyereye, hari n'izindi nyinshi tutabonye uko tuzivuga zose. Muri izo tugiye kuvugaho imwe yugarije isi muri iki gihe, iyo ni indwara ya sida. Ntigira urukingo, ntigira n'umuti, kandi ihitana imbaga itabarika y'abantu hano kuri iyi si. Mu mwaka wa 2003 yahitanye abantu barenga miliyoni 5, kandi abandi bangana batyo banduye biyongera ku basanganywe ako gakoko. Ubu barenga miliyoni 50, kandi bose bashobora kuzaba barapfuye nko mu myaka wenda tuvuge 10 iri imbere. Twibukiranye gato rero iby'iyo ndwara. Indwara ya sida iterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa za virusi abahanga bise VIH, kubera ko igabanya ubudahangarwa bw'umubiri, aricyo bita immunite. Bakunzi banjye murabizi yuko iyo ndi kubategurira ibintu byo kwiyitaho, hari igihe mbategurira n'ibintu bituma nyine immunite y'umuntu idahubangana, akagira immunite nziza, icyo bita abasirikare b'umubiri. Bityo indwara zinyuranye zishobora gushobora umuntu iyo ubwo budahangarwa bw'umubiri twavuze haruguru bwabaye bukeya. Mu maraso y'umuntu rero tubonamo igice kimwe kigizwe na globule blanc, aribo basirikare bafite umurimo wo kurengera no kurinda umubiri wacu indwara z'uburyo butandukanye, cyane cyane iziterwa n'udukoko twawinjiyemo. Abo basirikare bagerageza kwica kutumaraho buri gihe tugeze mu mubiri, kandi abo basirikare bagira ababakuriye batanga amategeko y'imirimo yabo, aribo bitwa lymphocyte T4. Ako gakoko ka VIH kagira ubushobozi bwo kwinjira muri abo bayobozi, ari nk'icyo twita ba ofisiye, kandi kakiyoberanya kubera ko izo za lymphocyte zimara igihe gito. Agakoko ka VIH kazigeramo imbere, kakabyara n'utundi twinshi dushobora kongera kwangiriza izindi, kandi kakagira ubushobozi bwo gutanga amategeko ku bandi basirikare, bityo umubiri ntubone uko utabarwa. Urumva ko rero ntabwo biba byoroshye bakunzi banjye b'Isaro Life TV, ntabwo biba byoroshye. Uko twandura ako gakoko rero nabyo ngiye kubigubagezaho. Ako gakoko kaboneka mu matembabuzi y'umubiri wacu, amaraso, amasohoro y'umugabo n'ay'umugore, ndetse no mu mashereka nk'umubyeyi uri konsa. Ikintu cya mbere, umuntu ukoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu wanduye ako gakoko ashobora kukandura. Uburyo ubwo ari bwo bwose bw'imibonano mpuzabitsina buranduza, cyane cyane iyo hari agakomere gatuma amaraso ahura n'ayo masohoro. Ruhita ruhana icyo bita inkoyoyo, ukaba uracakiwe, sida ikaba irakwatatse. Guhabwa amaraso y'umuntu wanduye cyangwa gukomeretswa n'ikintu cyanduye nk'urwembe, igikwasi n'ibindi. Twibukiranye ko ubu kwa muganga bakora uko bashoboye bagatanga amaraso
amaze gupimwa neza. Ikindi, umubyeyi utwite ashobora kwanduza umwana atwite mbere yo kuvuka gato, akivuka cyangwa se amwonsa. Muri ubu buryo bwo kwandura agakoko ka sida, ubw'imibonano mpuzabitsina bwonyine bwihariye 85% by'abandura bose, kandi iyo nzira ikorwa biturutse ku bushake bw'umuntu. Izere ko rero mwabyumvise, iby'abashakashatsi babibonyeho ni hatari. Turamutse dukoze imibonano mpuzabitsina twabanje gushishoza neza, murumva umubare w'abantu barokoka icyo cyorezo uko bangana, kandi amaraso nayo ntiyakongera kwandura. Umubyeyi uri mutaraga ntiyakwanduza umwana atwite cyangwa mu mashereka. Uko twayirinda rero: kwirinda imibonano mpuzabitsina yanduza, twifata mu gihe tutarashaka, twirinda ubusambanyi, ibyo bita vagabondage sexuel, twubahiriza amategeko y'abashakanye, fidelite. Twibuke ko uwavuze ngo ntugasambane ari nawe wavuze ngo ntukice. Nusambana uzamenye ko uhiga ubugingo bwawe n'ubwa mugenzi wawe, ndetse n'abandi benshi bazandura bitewe nawe. Icya kabiri, tubagiraho inama abakunzi b'Isaro Life TV, ni ukwirinda gusangira ibikoresho bikomeretsa nk'inzembe, ibikwasi n'ibindi byose bituma habaho guhura kw'amaraso, nko guhabwa amaraso. Ariko kwa muganga ubu babanza kuyapima, nta mpungenge bigiteye. Umugore wanduye yagombye kwirinda gusama, ariko iyo bibaye bimucitse, kwa muganga hari imiti imwunganira ituma umwana ashobora kuvuka atanduye kandi ntazamuhe ibere na rimwe. Ibyo nabyo ariko ko abashakashatsi bigenda bitera imbere, ashobora no kumwonsa ariko akamuha n'iyo miti, umwana ntagire n'ikibazo agira. Ni ukuvuga ngo uko abashakashatsi bagenda batera imbere, hari ibyo bagenda bavumbura. Ibyo tugomba gusobanukirwa rero kuri iyi ndwara, agakoko ka sida, VIH, harimo ubwoko bubiri butandukanye cyane. Hari icyo bita VIH ya mbere, hakaba na VIH ya kabiri, VIH-D. Kuri VIH ya mbere honyine kagira uburyo butandukanye burenga 6,000. 6 espèces principales et plus de 1000 variétés. Ubwo buryo nabwo buhora buhindagurika ku buryo VIH ya mbere yinjiye mu muyobozi mukuru, aribyo bita lymphocyte T4, havukiramo izindi nyinshi zidahuje ubukana. Bihora bihindagurika, bityo abasirikare bari biteguye kukarwanya kakabarusha imbaraga. Bityo icyizere ngo ejo hazaboneka urukingo cyangwa umuti kikaba kiri kure nk'ukwezi. Ibi twabigereranya n'urukingo rw'imitezi rwananiranye kuboneka. None niyo gahunda y'ubwo bushakashatsi ikaba isa nk'iyabacanze rwose. Nta gishyashya batubwira mu buvuzi cyerekeranye n'ibyo bintu. Abashakashatsi bashobora kuba bakiherereye badushakira icyatuma abantu bagira amagara mazima. Ikindi tugomba gusobanukirwa ni ukumenya ko hagati yo kwandura no kuboneka k'ubwandu bw'agakoko mu maraso bimara iminsi itandukanye. Hari abo biboneka vuba nka nyuma y'ibyumweru 2, hari n'abandi bimara hafi amezi 6. Aha rero umuntu wanduye ashobora kwibwira ko ari muzima kandi atari byo. Ibyo bita faux zero negative. Inama ku bagiye kurushinga ni ukwifata, bakanirinda, bakubahana mbere y'uko bajya kwipimisha. Kwipimisha byibuze inshuro 3, umuntu ngirenze amezi 3, nibwo byibuze wakwizera yuko ibisubizo byawe byaba bimeze neza. Ntabwo ari byiza ko abantu bashakana muri iki gihe batipimishije nibura 3 mu gihe cy'umwaka.
bityo bakubahiriza inama z'umukozi mu by'ubuzima aba yabagiriye. Ibintu bijyanye n'ubwandu bw'amaraso ntabwo byoroshye nkurikije ibyo abahanga n'abashakashatsi babivuzeho. Twese tugomba kumenya uko duhagaze kugira ngo dushobore kwirinda ubwacu no kurinda abacu. Ku bananiranye bumva izi nama nta n'imwe imureba yakwihanganira, ibyabo ni urupfu baba bahiga. Nubwo uwiyishe atagomba kuririrwa, ibyo bikaba bishobora kugira ingaruka ku batabifitemo uruhare. Bene abo nibo bagirwa inama yo gukoresha wenda agakingirizo, byibura turengere abo bazandura bitewe n'ingaruka kuri abo nko ku bashakanye. Twese rero bakunzi banjye b'Isaro Life TV, duhaguruke turwanye icyo cyorezo, kandi birashoboka kuko ahanini tuyandura biturutse ku byemezo twifatiye kandi tubishaka. Urumva ko 85% abashakashatsi bagaragaje ntabwo ari nkeya pe. Murumva ko nyamwinshi kuri twebwe pe, umuntu abijyamo yafashe umwanzuro. Hanyuma izindi ndwara zikunda gufata indwara z'amaraso, habonekamo kugabanuka kw'amaraso mu mubiri, cyane cyane ibyo bita za globule rouge. Ubwo rero hano abashakashatsi bagiye batugira inama nko gukoresha imbuto z'imizabibu cyangwa se inkeri za kizungu. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bishobora gufasha mu ndwara z'amaraso, n'icyo bita feri, ku butare bwa feri, ku misemburo ndetse no ku mavitamine cyane cyane iya C. Hanyuma bakatugira inama yo kurya ibitunguru bya onyo nko muri salade cyangwa se bitetse, ndetse no gukunda kurya voka. Abakunzi bajya b'Isaro Life TV jya babwira yuko rwose ikintu bita voka on top ikintu bita voka ntimukagikinishe. Urumva ko kiba gifite akamaro kanini cyane mu mubiri w'umuntu. Hakabaho n'ikindi kintu rero cy'indwara y'amaraso gikunda gufata mu ndwara z'amaraso, ari cyo bita igihe amaraso yibumbiye hamwe munsi y'uruhu atari mu mitsi bitewe no gukomereka cyangwa impanuka, icyo bita hematome. Ibi nabyo rero ni uburwayi bukunda gufata mu maraso cyangwa se kuva amaraso, ariko iyo kuva kudasanzwe ni byiza kubanza kujya kwa muganga, aribyo bakunze kwita hemorrhage. Aha naho hari ikintu bita igisura umuntu ashobora kwifashisha ukunda gukoresha nk'igisura, ibyo nabyo bikugabanyiriza ibyago byo kuba wakwandura uburwayi bwo kuva amaraso. Ikindi kintu, hari igihe mu mutsi utemberamo amaraso hakozwemo nk'akantu k'akabuye akenshi gakunda kuza ahantu, hari igihe hari nk'ibinure byinshi, ibyo bita thrombose. Ubu burwayi nabwo iyo ukeneye nko kubwirinda kugira ngo utazajya uhura nabwo mu mubiri wawe, ukunda gukoresha nk'umutobe w'indimu, kurya tungurusumu, cyangwa se gukoresha imbuto za sezame. Ibyo nabyo birafasha cyane. Bakunzi banjye rero b'Isaro Life TV, ibi ngibi nibyo nari nabateguriye ku bijyanye n'igice cy'amaraso. Murumva ko ntabwo biba byoroshye, ariko tugomba kubinyuramo kuko urwungano rw'amaraso narwo ni ingenzi mu mubiri wacu. Tugomba kumenya n'ibintu bituma rugubwa neza. Bakunzi banjye rero b'Isaro Life TV, wabashije kugeza kino kiganiro ku musozo, ndamushimiye cyane.
ushobora gushyiraho comment uko ubyumva, ugashyiraho like ndetse ugakora na share kugira ngo n'abandi babashe kubyumva, babashe kwitungira amagara mazima. Murakoze cyane kandi ndabakunda, nsozereje aha ngaha, naho ubutaha, bye bye.